Ndagushimiye cyane wowe ukomeje kubana nanjye muri bino biganiro. Uyu munsi ni tariki ya gatatu z'ukwezi kwa mbere 2024. Uyu munsi ndashaka kugira ngo mvuge kuri life insurance. Impamvu nje kuvuga kuri life insurance, hari seminari cyangwa se information naraye nitabiriye kuri Zoom, hanyuma maze kujya kuri iyo Zoom byabereye hano, I think the host yari muri Texas hamwe n'umuvandimwe we wo mu bindi bihugu byo muri East African. Hanyuma ndayitabira. Ni byiza ujya kwitabira ibintu ukiga ugashungura ukavanamo ibyawe. Abavandimwe rero bavugaga ku bintu bigendanye na business and money. Bavuga ku bintu bibiri gusa, bavugaga kuri life insurance bakanavuga kuri tax. Uyu mugabo mubona iburyo bwawe yavugaga kuri tax, uriya mudamu cyangwa umukobwa yavugaga kuri kuri life insurance. Hanyuma rero ntabwo twagize amahirwe yo kuko inama yaratangiye igihe kirekire, ntabwo twagize amahirwe yo kubaza ibibazo, ariko nabashije kubaza ibibazo bitatu mbibariza rimwe, cyane cyane mbibaza umuhost wavugaga kuri life insurance. Hanyuma maze kumubaza bambwira ko badashobora kunsubiza, ari ibintu bigomba kugira gutangaho rendezvous nkavugana n'umuntu uri licensed. Ubwo rero birangirira aho. Ubwo rero nagira ngo ngiye ntange umusanzu wanjye. So if assurance yavugagaho bavuzeho ni assurance ya index, donc igendana na market, ikaba ari mu by'ukuri universal. Hanyuma donc uburyo ikora, bagufata amafaranga babyita ko igendanamo na cash value. Okay, cash value means donc ni partie imwe mu mafaranga utanga towards your that insurance agenda ubwishingizi bw'ubuzima, indi partie y'ayo mafaranga ikajya muri cash value. Okay, donc bavuga ko yubaka donc amafaranga akiyakimira. Nagira ngo rero mbasobanurire mu by'ukuri iriya assurance ukuntu ikora. Iriya assurance cyambere irahenda cyane ku buryo ubigeraho udashobora kuyaffordinga. Iyo bigeze aho udashobora kuyaffordinga urayibasigira. Hanyuma guhenda nabyo bivuze ko yishyura menshi wayikugurishije. Icyo bishatse kuvuga ni ngira ngo ku bantu bayitabiriye babonye pitch yari yakozwe, yagaragaza ko uyu muntu yakoreye $200,000 by'amadolari. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ni umu agent aza muri community akakubwira ibyiza byayo, yarangiza akagushyira muri iyo program. Look, ntago ndwanya assurance ni nziza 100%, ariko se assurance ikubereye ni iyihe? Icyo nicyo kibazo cy'ingenzi, ni nacyo kibazo ugomba gusubiza mbere yuko ugira ikindi kintu usinya. Okay, so iyo assurance imibare yayo very attractive, ariko ubundi niyo ukoze research yawe, donc niyo ukoze just a simple, very simple research, bakubwira uburyo ari assurance ihenda. Okay, so like for example, ibyiza by'iyi assurance bakubwira ko igira flexible premium and death benefits. Ijambo ni ijambo rikomeye cyane, kuko iyo bavuze flexible premiums ni ukuvuga ngo umuntu yitanga arayihenda, azamura cyangwa akamanura ibiciro ku buryo udashatse, ku buryo bugendanye n'inyungu zabo. Icya kabiri, cash value growth potential based on stock market index performance. No kuvuga iki? No kuvuga ko amafaranga agenda akura bitewe na stock performance, ariko hari cap, kubera yuko niba market iri guperforminga kuri 13%, kuri 50%, index universal life bakora ku buryo baguha percentage wowe udashobora kurenza. Okay, ntabwo izamuka ngo iprofite maximum yose ya stock performance. Okay, so bashobora kuguha 15 12 niba ariyo mwavuganye muri contract, ariko iyo stock market iri kugwa ikaba yagwa kuri minus something, nabo bafite minimum guarantee. Bakaba bati isoko nirigenda nabi tuzagwa wenda 4%. Kuri investment yawe. Good, that sounds very attractive, ariko se ikibazo niba mfungiye hagati ya performance. Okay, ukamfunga ukavuga uti isoko nirigenda nabi minimum guarantee ya 4%, ariko nirigenda neza kuri rigaperforminga 40%, tuzagwa gusa 12%. ubwo uzaba deja ubuze 28% ya performance ya market. Okay, kandi uko tugenda tubona
muri kino gihugu no muri market performance over time, market performs well, really really well. N'iyo market igenze nabi, nuko wenda abantu batabyumva, iyo market iri kugenda nabi, it's a good thing. It's a good thing bitewe n'imyaka yawe, bitewe n'aho uri n'ubumenyi ufite. Ubundi it's a good thing ku bantu bakiri bato bafite nk'imyaka 15 20 yo kuinvestinga. Ni ikintu cyiza cyane kuko ni nko kujya ku isoko ugasanga ibintu ibiciro byahananutse, ubwo nyine uguramo, okay? So hano rero barakubwira ngo ibitari byiza byayo. Okay, hano barakubwira ngo protection from market losses through a guaranteed minimum interest rates. Icyo nicyo maze kuvugaho, donc nta nubwo nyisubiraho, bakuka nyine dukeya iyo hari market iri kugenda down. So the cons is more expensive than term insurance, donc it's super expensive. Nko kugira ngo ubashe kwakimirating amafaranga, bigusaba ko nawe ubwawe utanga menshi muri iyo product. So and menshi nangahe biterwa nanone niyo umu agent ashaka kugukura. Noneho bakakubwira ngo limited growth potential compared to variable life insurance. Noneho bakanavuga yuko ari complex policy structure may be challenging to understand. Wowe muturage ntabwo uba ushobora udashobora kumva terminology na lingo yanditse muri iyo policy, biragoye kuyumva. So niyo mpamvu rero baguha igitabo kinini ukakibika ukakicarana ukajya wishyura amadolari 1000 ku kwezi, uzi ko waguze ngo policy ya miliyoni. No, the question is, muri kiriya 1000 ntushobora kumenya ngo nangahe ajya kuri life insurance, nangahe ajya muri stock, muri cash value. Ikindi, uko igihe kigenda umuntu aba less insurable, okay? So iyo rero umuntu aba less insurable, bagenda bakora muri ya mafaranga twise yuko ngo yabaye ngo accumulated, bakagenda bishyura more life cost of insurance, cost to insure you. Icyo gihe ntago bakubwira kuko baba bafite the reserve noza rights yo kubikora. Ubwo rero icyo gihe bigatuma wowe uba urimo hagati utazi, ukavuga ati ndi kwakimira amafaranga. So iyo ubushize mpamagara muri company y'uyu mama, ntago ndi bitangaza hano, nabashije donc ndi kumwe n'umukiriya wabo, mpamagara muri company yabo ndababaza, none se uyu muntu amaranye namwe imyaka 5 amaze kwakimira amafaranga angana iki? Ngo ntabwo dushobora kubwira kuko udufaranga twe ni dukeya. So uri kumbwira ngo ndi kuguha amafaranga yanjye buri kwezi, ariko ntushobora kumbwira amafaranga ngize mu byo mwampromese. Icyo ni ikibazo. Muri kumbwira muti wowe amafaranga ukontribuwa ni makeya, nta hantu aragera, ariko niba ushaka kumenya utegereze imyaka 5. Ngaho imagine niba nshobora kuba umwaka wa mbere kugera mu myaka 3 ntemerewe kugira ikintu mbaza, ngashyiramo amafaranga gusa abuildinga 0,0,0,0,0, ngazategereza. Ese wowe nta kibazo uri kubonamo? Ni nko kuza nkubwira nti okay, ukaza ukambwira nkaza nkubwira nti wowe ugiye kujya umpa amafaranga, ariko mu myaka 3 ya mbere ntuzagire ikintu uza kumbaza. Waza hagati ukeneye ufite ikibazo cyihutirwa, no, ya myaka 3 nakubwiye ntiragera, ntukomange iwanjye. Oh, ariko by the way ushobora kwaka umwenda. Ariko ni waka umwenda bizadusaba igihe nyine, donc bisaba hagati y'igihe usabiye n'amezi 6 kugira ngo uwo umwenda kenshi umuntu awusabye nuko aba ukeneye byihutirwa. So ubwo rero ku bantu muri kugura IUL 7702, please be careful. Please be careful. Muzane policy zawe, nshobora kuyikusomera nkakwereka ibyo bintu byose mvuze ahantu byanditse, ndazikonvertisa buri munsi cyangwa every other day. Ubundi zini assurance z'abantu bafite net worth yo hejuru, donc bashaka saving on taxes kuko i avoids tax, bagashyira amafaranga yabo muri stock market, ariko aba ari menshi. Wowe rero nanjye tugitangira, urumva ubuzima bwose butangirira somewhere, tukabona abantu bagezeyo ngo twumve ko bari hariya nabo bari nkaho uri naho nanjye ndi, ariko barakoze cyane. Donc ugomba kongera ukareba ugasuzuma policy yawe ukayireba ukavuga ariko product bampaye igendanye na condition zanjye.
ibyo rero ntabwo ari wowe intensiyo wowe ufite zo guproteja famiye yawe ni nziza, ariko ni akazi kacu abantu bari licensed ko kugira ngo turebe product ukwiye. Okay, so ntabwo ari bibi gushaka second opinion, ni ibintu byiza. Nari very very proud, hari abantu bageraga nko mu ijana, abenshi muri bo maximum y'abantu bari batendinze bari aba sales agent, which was okay. Njyewe nari mpari nk'umuturage usanzwe, nanjye waje gushaka amakuru, donc waje kwiyungura ubwenge, ariko noneho ibibazo byanjye batabashije kubisubiza, numvise mbaye a little disappointed. And I hope yuko ino video igufasha kwibaza ukavuga uti jyewe product bampaye ko ariyo nari nzi, ko ariyo nari ngize amahirwe, intensiyo yawe yari nziza, ariko se hari iyindi out there ishobora kumfasha? Kuko hari hari umukiriya umwe uba hari haruguru, donc twarahuye turicara, yanga kuyinyereka policy, mubwira ibintu bine by'ingenzi ari busangemo, tuyinyuramo mpita mbimwereka. Namuhaye icyumweru, nawe yampaye icyumweru ngo agiye kubanza ayisome, duhura muri icyo cyumweru atayisomye, atanasomyeho n'urupapuro na rumwe. Okay, ariko ikintu gitangaza ni uko biba byanditsemo, ariko ntabwo uzi mu by'ukuri what to see. Ni nka kwa kundi ujya kwa muganga ukamubwira uko ababara, akaguhereza umuti udahuye cyane n'ibintu watekerezaga urwaye. Gusa kumubwira ukamwereka, ukajya kwa muganga ukamubwira uko wiyumva, akakubwira ati oh, dore ngiyi ndwara ufite. Okay, so fata izo policy umpamagare nyirebemo, nkubwire mu by'ukuri icyo ikivuze kuri wowe, ni nayo obligation ufite, ndetse n'icyo donc ibyo bakugurishije ese bihuye n'ibyo wifuza n'ibyo ukeneye. Ese ntabwo aho waba wishyura menshi kuri product zitazadeliveringa? Okay, so ndashaka kugira ngo icyo kintu gitekerezeho, numara kugitekerezaho, setting appointment nanjye, ubundi tuvugane, hanyuma nitumara guhura tuzicara hamwe, nkwereke mu by'ukuri ibyo ufite, nanaguhe suggestion y'ikintu wakora. Ibi byose kandi ntabwo nshaginga, donc no ubumenyi bwanjye nzaba ndi gusharinga nawe. Nizere ko ino video uyibonyemo agaciro, ibintu bishobora kukugirira akamaro, kandi niba ntabyo ubonyemo bikugirira akamaro, fine. Gusa please, 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 you need to wake up, you need to wake up, you need to wake up. Imana iguhe umugisha, wakoze kubana nanjye muri aka kanya gatoya. Ciao, ciao.